by'amazi hejuru ya 75% by'amazi. Amavangingo rero hari ahepfo agomba aboneke, urumva? Keretse wenda kubatangiye kwinjira mu zabukuru hejuru ya wenda wamuha hari ibyo wamukorera kikazakura, harabonye ngo bazirika utuye. Ati kusanya mu bitsina n'imisemburo ngo ikorane neza na nk'umuvuzi gakondo. Kuki abavuzi gakondo muri rusange bakunze ku byigisho byabo bakunze kugaruka ku bijyanye n'imibonano n'uburyo bw'imyubakire yo mu nzu, yo mu rugo, mu nzu, mu cyumba? Ese ubona ari izihe mpamvu bakunda kugaruka kuri icyo kintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina? Numva impamvu ya mbere iza ku buryo abantu bakuze babibuzwa, ntukabivuge, ntukabitekereze, abantu bagenda babibuzwa, kandi buri yubujira abantu ibintu noneho nibwongera ngo ubahaye kuba abana bigiramo amatsiko cyane no gushaka kubyinjiramo noneho ngo banabimenye kurushaho, kuko nubwo nyine abantu duteye ushaka ko abantu bareka ikintu batagikora nyine wigitindaho cyangwa ngo kivuge, noneho rero iyo uje ukakibabuza umva noneho wajya ngo gucana umuriro. Ni ukuvuga ngo njye impamvu za mbere nzibonera kuba abantu barakuzwe harimo ngo za tabu ntibivugwa ntibigira gute, none igihe turimo ni igihe cyo kwisanzura bakirekura babyisangamo. Nyine ubwo haragamo na rya dini ryababwiraga yuko umuntu agomba kubaho akamara imyaka runaka, niba upfakaye guma uko wapfakaye umeze, sinzi uko wamagara umeze, n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi kinakomeye cyane mbona gituma n'abaganga ba Kinyarwanda ibyo bintu babijyamo, sinzenda n'abakizungu nabo niba barabonye ko bikenewe, ariko aba Kinyarwanda wenda nibo dukunda kubona bitewe n'uko abakizungu burya bo bubahiriza amategeko, kwamamaza ntibamamaze, bigatuma tutamenya neza cyane ngo bimeze bite, ariko ni ingaruka z'ubuzima tubayemo. Bwaba ari ubuzima bw'imitekerereze, bwaba ari ubuzima bw'imirire, bw'ibifatika n'ibyo barya n'ibyo banywa n'iki, uko abantu bahinduriwe uburyo abantu basigaye barya. Urabona tunywa isukari abantu batanywaga, turya amavuta abantu bataryaga, inka zaratubuwe, inkoko ziratubuwe, amagi n'amatuburano. Hari ibintu byinshi biri gushira amatoxins mu mibiri y'abantu, rero bigahita bigira impact no ku kuntu bangana. Hari inshuti yanjye nkunda cyane ujya ushyira amafoto ku rubuga rwa Facebook, ndagushoboje, bamwita Loyiki. Inshuti yanjye ashyiraho amafoto ya famille royale mbere nyine za 50 kangahe na mbere yabo, ukabona uburyo abantu bari bateye, none agashyiraho abuzukuru babo, ukabona ni imiterere itandukanye. Biriya biraremwa, biriya birakorwa abantu bagahindurirwa imiterere complètement, abantu bagasigara, nimvuga ngo ibihindugembe ndaba ntukanye kuko nanjye ngo ndaba ndimo nitutse, ariko abantu bagahindurirwa imiterere kugeza ubwo umuntu atagisa uko yasaga mu myaka 100 ishize. Rero ibyo bintu byose by'ubuzima abantu banyuramo, sédentarité, uburyo duhora twicaye ahantu hamwe bitewe n'ikoranabuhanga, bitewe n'uburyo ibyo mwita ngo ubuzima bwarorohejwe, transport, abantu basigaye uburyo basigaye bagenda, kandi imbere ubundi baragendeshaga amaguru mpaka. Nigeze kujya ahantu bita ku Kivumo cya Rwabugiri i Buganda, bita niba ari Rubare, niba ari he, nagiyeyo nyine. Ukabona aho hantu bakakubwira ko Rwabugiri yageragayo n'amaguru ari kumwe n'ingabo ze. Abacu nyine uyu munsi dufite na experience y'inkotanyi zabohoye igihugu zigendesha amaguru n'ingendo zose zagiye zikora. Ubu ngubu tuvugana ntabwo ibyo bintu birimo gukorwa, no abantu hari uburyo bahinduriwe imiterere. Rero ni winjira mu gituma abavuzi gakondo baza mu kijyanye
no kuvura noneho bagatangira kuvuga ku mibonano mpuzabitsina nuko imibonano mpuzabitsina itasigaye mu byagizweho ingaruka n'uburyo abantu babayeho. Nta kindi rwose abantu be kuzajya bahita bavuga ngo buriya impamvu babivuga ngo nibyo bizana agafaranga. Fine, ibishego nyine bifite uburyo bizana agafaranga, ariko twe kurebera igiti mu mashami ahubwo turebere mu muzi. Ni iki gituma nyine aribyo bizana agafaranga? Ejo ndimo kuvugana n'umushuti wanjye witwa Divine, arimo kumbwira ati shati igishego kiragabura kabisa. Ndavuga nikagira inkuru atumva atukubitaho video, ubundi ugashaka ukajya kwiryamira abantu bakaba aribo bisharingira bya bintu twirirwa twinginga nsharingira ntangira kano kantu gutya na gutya, ukajya mu magurupu kararukanuye. Igishego kirisharinga birirwa babihererekanya nyine. Ubwo ni uko nguko. Noneho rero umuvuzi wa kinyarwanda nawe bitewe n'uko akeneye inyungu kandi nanone akaba aza mu gushakira ibisubizo ibibazo abantu bafite, nyine iyo yinjiye aho ngaho nyine ahita abona ikibazo kirimo. Noneho akavuga ati nuhe muti w'ibyatsi nakoresha abantu bagakura imyanda mu mubiri ibabuza gukotera akabari. Niyo formule ubundi nta n'iyindi. Ni ukuvuga ngo hari umuti dufite uha umuntu agakura imyanda mu mubiri, ya myanda yatumaga amaraso atikusanya mu bitsina n'imisemburo ngo ikorane neza na systeme sange byose bikorane, organisme. Ikintu dukora nyine muri ubwo buvuzi ni ukuvuga ngo ubundi akenshi imiti yacu nta nubwo umuntu ayita imiti, ni ibiryo miti umuntu afata. Noneho kwa kubifata bikaba bisobanuye ko biza gusukura. Ari nayo mpamvu kenshi na kenshi njye ntabwo mbyita ubuvuzi ngo ni ukuvura, kuko hari umuntu uvura agahita avuga ati ko ntahise nkira, nagaruka nguko byacu bikora. Ibyacu bikora gake gake. Byakabaye byiza rero utaza kwivuza ari uko warwaye, ahubwo ukaba ari habitude wafashe, ari routine, ari ibintu byo kuva mu bwana. Ababyeyi batangire bige gusabikira. Birababaje usanga nyine hari umuntu uvuga ati ndarwaje, bandangiye n'umuganga wa kinyarwanda, ndareba mbona ivyananiye dogiteri atari umupfumu uzabishobora. Kamani umupfumu. none se Jerry, iki kibazo kigaragara wenda mu buryo bw'imyubakire, ugasanga umugabo ari hariya namuciye unyuma umugore wanjye nagiye gushaka ahari aboroshye abateye batya, ugasanga umudamu nawe mu rugo yirwa afite ikibazo cyangwa se ahora afite ikibazo cy'uko wenda tubivuge neza nta mavangingo, arizo mpamvu wenda zitera umugabo kumuca inyuma. Kugira ibyo bintu ni izihe nama, ni iki ushobora kuvuga kuri icyo kintu? Reka dahizo ni ingeso mbi nyine abantu bifitiye. Ni nk'uko mu kinyarwanda bavuga ngo niva mu ruzi karigatekeme. Ese ijya kuri gatekeme itavuye mu mazi. Ntabwo aba yagiye kubera ko umugore adafite amavangingo. No. Ahubwo ni bwa burere nyine bwananiranye kuva mu myaka runaka. Abantu bahinduka amavagabond, bahinduka amavoyu, baba ibihinduye nyine nk'uko nakubwiraga, bahindurirwa imitekerereze, bareka ubunyangamugayo, bareka ubumana bubashiramo. Ntabwo ari umugore udafite amavangingo ntabwo igisubizo cy'umugabo muzima ufite ubunyangamugayo, ufite uzi icyo akora, uzi icyo ashaka. Igisubizo ntabwo ari uguca inyuma umugore we, ahubwo bafata uburyo bashakisha nyine bagahindura icyo kibazo niba gihari. Ni kimwe no ku mugore rega, ntabwo umugabo wawe igihe atabasha kugusatisfeza mu mibonano, igisubizo ntabwo ari ukumuca inyuma, ahubwo guca inyuma. Navuga ko guca inyuma biba byaje kuko hari n'uzamuca inyuma mu by'ukuri no mu rugo yanyuzwe, ariko amuca inyuma kubw'izindi mpamvu runaka. Rero ntabwo wahita wanzura yuko abantu baca inyuma ngo kubera ko umugore adafite amavangingo. Reka none se kuba wenda umudamu udafite wenda ayo mavangingo sibyo,
ni imiremerwe ye aba afite cyangwa buri mudamu wese aba ari ngombwa yuko agomba kuyagira, haba hari impamvu zindi zishobora gutuma wenda ayagira? Ndagira ngo ubwire ni iki umudamu wenda utayafite, ufite icyo kibazo ucibwa inyuma kubera izo mpamvu, ni iki kintu yakora kugira ngo wenda niba ari ibyo bashaka, niba ari imiti banywa kugira ngo ayo mavangingo ayabone? Iki kibazo reka ngisubize NM fois. Umubiri w'umuntu ugizwe na 3/4 by'amazi. Ntabwo waba uhumeka utafite 3/4 by'amazi. Niyo mpamvu duswetinga, niyo mpamvu twihagarika, niyo mpamvu tujya kuri sel, niyo mpamvu umubiri w'umuntu ukoze gutya nyine ubona ni 3/4 by'amazi hejuru ya 75% by'amazi. Amavangingo rero hari ahepfo agomba aboneke, urumva? Keretse wenda kubatangiye kwinjira mu zabukuru hejuru ya 50 nibwo agenda agabanuka bitewe nuko n'undi mubiri wose utangira kugira degradation des cellules. Ariko umugore guhera ku myaka sinibuka iyo ariyo, ariko buriya wenda nuko wenda ba 18 baba batagire experience neza, ariko amavangingo agomba kuba ari full uko waba umeze kose, ahubwo abantu nibo batazi uburyo bwo kuyagira no kuyamaintaininga. Ubwo buryo nibwo dushaka kubabwira. Mfata umenye ibanga ry'akazi kanjye. Ariko shaka tibabaye. Ese niba wenda hari uburyo cy'umuntu akoresha akaba ntabwo azi, sibyo? Arakora iki kugira ngo ni wonyine tumfata ari wabone akugeraho? Umuhungu yabaye umunyamakuru. Donc ikibazo kibajije bwa mbere nanze kukigusubiza kigarimo nuko nguko bimeze. Menya ko umugore wese agomba kugira amavangingo, nta mugore utagomba kugira amavangingo, ahubwo biraturuka muri hypophyse, urumva? Muri psychology yawe uteye ute. Hari abantu no mu buzima busanzwe ubona bakomeza ubuzima, nahara hepfo nahagera gakomera, ntago ari ibintu bigize. Nguvuga ngo abantu bige kuba abantu beza. Iyo wize kuba umuntu mwiza ugasubizanya neza, ugakunda, ukagira mugafata umwanya wo kuganira ku bibazo mufite, ikibazo cyose gihari nakwigana. Yesu wavuze ati mufite ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi ngo va hano uterwe hariya. Kubera iki? Urukundo rukora ibintu byinshi. Nibagira urukundo nta kindi. Umuti bagomba kugira urukundo kugira ngo amavangingo aboneke. Yego nyine, none sondagize ngo rudahari twishwi n'umwenge wakifunga. Nukuri. Hanyuma nukuri ndagira ngo dukomeze abadukurikiye, ndagira ngo nk'ikibazo cyuko wenda nkuko abageni wenda bashakana, sibyo? Hari abantu bazi ko amavangingo aza ari uko wenda umuntu yabyaye. Umuntu ukiri umukobwa, aba n'abakobwa aba batoya wenda bari mu kigero cyo gushaka, abagira ayo mazi cyangwa se ayo mavangingo nkuko bavuga. None se ko bavuga femme fontaine, wagize ngo barebera ngo umuntu abyaye imbyaro runaka? Nawe uri hari abakobwa bavibura kurusha, babyita kuvibura harya, bavubura kurusha n'abagore. Biterwa byose, biterwa n'aho bakuriye, bigaterwa n'ibyo bigishijwe, bigaterwa n'aho bahuye nabo babigishije ibyo bintu. Irekure gutya, bigenze uku, bigenze gutya na gutya. Ntabwo wahita wanzura ko abakobwa cyangwa se abagishingirwa ngo bazabibona ari uko babyaye gute se. Nagira ngo buriya biterwa n'uburyo imibonano mpuzabitsina yakozwe. Hari abayikora nabi. Usubiyemo ibyo nakubwiye ko biterwa nyine nabo yahuye nabo babikoranye n'uburyo babikoze n'uburyo babishyizwemo, cyangwa se na kwa kundi babasha kurekura amarangamutima. Imihango amavangingo ni amarangamutima. Ni nkuko iyo ubabaye amarira aza, ni nkuko iyo wishimye nabwo amarira. Reka twigarukire wenda ku gitsina gabo mu bijyanye no kubaka urugo se cyangwa iyo mibonano mpuzabitsina. Hari abagabo batamara umwanya munini muri icyo gikorwa, bagacika intege vuba.
byaba biterwa n'iki buriya? Byaterwa n'ibintu byinshi, byaterwa nabo n'ukuntu bakuze. Aho ngaho rega nidushaka tugeraho tuhave. Nyine ukuntu yakuze, ibyo yigishijwe, hari abafite ibibazo by'igwingira. Kuko buriya rega iyo bavuze igwingira hari abantu bavuga bati buriya igwingira ni uko umwana ari buza n'udutama, ni uko umwana ari buze akabigaragaza aba mugufiya kada. Hari uba muremure ariko akagwingira hariya hepfo. Hari undi nawe uba muremure cyangwa se akagira guta ariko akagwingira mu bwonko. Ni igwingira nyine riba ryarabayeho ku mpamvu zimwe cyangwa izindi zitandukanye. Ese iryo gwingira wenda tuvuge aragwingiye, ariko nyuma yo kumva ko habaho icyo kibazo cy'igwingira, nta muti runaka nk'abavuzi mugira mushobora kuvuga uti uyu nguyu tuhaye umuntu umeze utya na gutya, wenda baba afite hepfo hariya hatoya haragwingiye, nyine bikaba ikibazo cy'uko gutera akabariro utagenda neza kuko ari mutoya hasi, sibyo? Nta wundi umuti muhereza umuntu umeze utyo kugira ngo akure? Njyewe personnellement nawe nubonye aguma agwingiye abamamaza oya umwigisha izindi system ashobora gukoresha, agakoresha ibyo afite, akanishimira ibyo afite, akareka gukomeza kumva ipfunwe ry'uko ibyo afite hari ibyo bitujuje, sibyo? Donc amusanga mu mitekerereze yo akaba ariho umukiriza. Naho ibyo kuvuga ngo wakongera reka da nagenda nanjye nkabwira uwo muti nk'abo nkaba muremure ukuntu ndeshya metero 1.5. hari abantu bavuga ko ikibazo cyo kugira hepfo hariya hatoya, sibyo? Ari kimwe mu bintu bituma imibonano mpuzabitsina wenda itagenda neza cyangwa itaryoha, bikaba wenda ikibazo hagati y'abo ngabo babiri. Ikintu buriya nk'abafite iyo myumvire iteye ityo, cyangwa se zaba ari impamvu z'uko babikora nabi, donc niki ubivuga ibyo? Ntabwo ari imyumvire iteye ityo, none se nyine ko ariko biba bimeze, cyangwa wenda bishobora guterwa n'uko ni systeme mbi aba yabikozemo kugira ngo imibonane biye. Aya none se ko ari gato nyine ari gato uzabyumve basigaye bavuga ngo akana wa mugore arya yitwa ngo godo ngo sinzi ukuntu babivuga, arya bivuga gute pi sinibuka neza, ariko we wumve ko nyine yari gato nyine aba ari gato. Il faut apprendre à s'en servir. Agahera. Agahera. Sinzi nyine byiza abantu nyine bigishijwe uburyo bwo kugakoresha uko nguko kameze, kuko deja gukuza urugingo runaka usibye abashaka kwamamaza bitewe n'ibyo bagamije, bitewe na gahunda zabo, bisa nk'ibidashoboka. Nahera ku kirenge cyanjye nanjye nkagikuza, mfite namba 37, sibyo? Ubwo ngubwo niho nasiga uwo muti ikirenge cyanjye kigakura, nanjye nkagira nkambara byibuze 38 cyangwa 39. Nyine uko nguko bimeze, kandi wibuke ko ukuntu ingingo zikoze, simbivuge gutera, wibuke yuko ukuntu ubuzima bwacu bukoze, hari imyaka runaka tugera gukura bigahagarara. Ese urazubeshya umuntu ngo afite imyaka 40 cyangwa 45 ugiye kumuha umuti wongera igitsina? Ibyo se bibaho? Cyakora wenda afite 15 14 en pleine croissance, wenda wamuha hari ibyo wamukorera kikazakura. Harabonye ngo bazirika utuye abo nize kuba ngo bazirika ni hehe bari Burundi, mutubwira ariko abantu bari Burundi muri Kongo bazirika utuye gabani ngo bakoresha ibyitwa puturi, ni puturu sinibuka neza ukuntu nyine mbisoma ngo bakumbuga. Ntabwo ntekereza ko kongera singano gute se, ntabwo yorojike nyashyikira. Niyo mpamvu mu byo nakwamamaza cyangwa se mu byo navuga ntabwo ibyo birimo kabisa, kongera igitsina gute se. Wumve ko ni ipfunwe bituma n'igitsina gore wenda cyangwa umugabo uteye atyo, iyo myumvire ni gute ushobora kuyifasha abantu kuba bayikuramo ibyo kuvuga ko umuntu ufite igitsina gitoya w'umugabo niba abantu nyine baba bataraganirijwe ngo